kaheze wabyutse ukajya ku ishuri nuko ndetse nk'aho byuka ariko byuka ujya ku ishuri dore saa moya zirageze byuka sha uzi uko mama yavuze ngo mbanze njya kudoda wowe ujya ku ishuri ngaho ndetse ndaje sha byuka ujya kunywa n'igikoma ujya ku ishuri batagukubita umva byuka kaye byuka wabyutse ukamfasha nkasohora imashini nawe ukajya ku ishuri bikanze undi se mama yagiye banguka sawa uretse nkambara ijipo banguka umfashe imashini ubundi ujye ku ishuri urabona turarya iki saa sita banguka witinda mama atagusanga aho ngaho naje afata undi se iki kintu turagishobora ihangane sinabuze ko ari twe turi hano twenyine shaka terura neza tuzi ko ari ibyo mukuzi n'ihangane njyewe ikintu kiraremere ihangane urahita ujya ku ishuri nanjye nsigare ndoda turebe ko twabona ibyo kurya saa sita terura neza kitakwica tukirekere hano narushye shaha ni ibumoso kadushyire hariya wananiwe ngo ufashe uterura terura tegeze terura neza dore utayica kandi atararangiza kwishyura inguzanyo nawe tukirekere hano ngaho ihute ujye kwambara inifomo umwe n'igikoma ubundi ndayizanira dore bwakeye sawa n'igikapu cy'imyenda n'ibikoresho ugira amasomo meza ariko se mana nibi wanteganirije koko mana we iyo nibutse abasore beza nabenze Rodoviko Kayinamura Karasira mana we nkaza gupfira hano kwa Sembe mana we ubu koko ibi byondo ubu se amaherezo yanjye nayahe mana nyagasani we ayi ari njye wikoroni nyagasani we bwiza bwanjye bwapfuye ubusa yewe ngo ko bwiza bw'umukobwa ntiyumubuza kuruha ndabona nta maherezo yanjye nyine reka niturize mana we Sembe banagorwa ntago umugore asigagira nta mu buriri saa kuma akaba yasohotse yagiye hanze umukandanye ndabona ushaje Kamari niko Kamari ibitotsi usigaye nta mu buriri koko saa kumuba wasohotse ibi ni ibiki koko ibitotsi byari byashize ibi birandambiye nuko kw'Imana isi nyine ko ibitotsi byari byashize agira ngo Banduga rwesami amayi nka ntago ntuzi ko saa kuma ari abantu makuru abana twakabe dukora umwana twakatugira saa kuma ukanta mu buriri kora abana se ibyo mbwira ni ibiki wamburanye kuzi ko ndi umuhinzi mwiza ufite ingufu saa kuma ukanta mu buriri ahubwo se ko waryamiriye kandi amasaha yageze yo kujya guhinga yegura isuka nyine ujye mu murimo nzanira shate nambare njye mu murimo gera vuba amba we ibi ngibi byo ndabona ntazabivamo njye kubizana nyine naruha nagorwa koko apantaro yancikiyeho kugira ngo nite ku mugore nite ku bana akarenga saa kuma kanta mu buriri nzabigize akira nyine ugiye ese ku Tanzania n'ishati ngo nigendere guhinga reka nyizane nayo ibintu nzabivamo koko ikibazo nagize nuko nashatse umugore mwiza kugeza ubwana mu buriri isaha n'iki umugore mwiza
nawe se urabizi ko washatse umugore mwiza. Nibyo byago nagize. Uricuza rero. Nubundi nginshakira mu ruho ntibaza amoko. Ngendere guhinga cyakizi ndebe ko nacyusa. Areba ko abana banjye bazabona ibyo batunga. Aho genda nyine. Nahagari gusa ko nimwe zari zigeze naye niteguye kugira ko Kamari. Ryo kwirwa witeza kuzuba nk'umuserebanya. Ntago mbishaka. Dore ngiye kwegura isuka ngiye guhinga. Umara kureza abana ku ishuri. Urumva neza? Unsanga mu murima. Duhinge. Suyenze wenyine ntago byakora. Ntago abana barazarirwa niyo nzu yawe iri gutaritse kuzuba woshye umuserebanya. Sobe yanjye. Urabyumva neza? Yaho genda. Saa 3 z'amanywa zigeze utaransanga mu murima. Urambona. Kanefatire n'umuntu nani. Kanigendere guhinga ziramuka zigeze utarangiraho. Nzobe rahinduka urukara. Nyagasani we ubu nzaragwisuka n'inzobe yanjye koko ariko mana mfuye rubi n'ukuri Kamariza nararushye we mana Nyagasani babariro ndengera kanyura kwibyukiriza umwana ajya ku ishuri. Rugwiro Ngira kudoda bakira barafi. Kaye. Ubwo uri mu biki wasohotse ukajya ku ishuri rebana amasaha ageze. Shasohoka dore bwakeye batazagutuma umubyeyi ubonana mama ntawe uhari. Amuka nanjye nsigare ndi kudoda. Ariko ibintu byose abitunganyije mu kayi bayabonye. Rogwe mwana wa ngaho jya ku ishuri wige neza kandi ntukazajya urangara ariko reka nguhe n'akajumba ugenda urya. Akira mwana wanjye gende urya hanyuma kandi uzajye wiga ntukazajya urangara sibyo mwana wa ye wige neza ye Kiss your feet never about the curtain open like you. Bite rugo ko wakerewe kujya ku ishuri dore nta nubwo yagukarabije mu maso ko wari warabuze muri iyi karitsiye wari waragiye sa rugo suzi ko nayo naragiye gupagasa mwana nese Kamariza ariyo yego agenda ugira amasomo meza ngangurira urindazi se ko wari warabuze gakira ijana dore abana nkamwe ndabazi sirura guhaza ugira amasomo meza yego Ndiwe siwe Rudovi vuye mu mujyi ngeze mu cyaro tanzi ibintu byarahindutse vuye mu mujyi ngeze yewe mbega akayaga niwe mata nijewe amakuru ya meza ni meza yamaye nka data none warabaye engineer cyane uvuze ko akorode wigaga adaciye amezi abiri wisube engineerira Korode no umuhanga yamaye nk'akabango rwese migwa amaye nka twi Kigali byaranze dore turagarutse yaramfashije cyane
ndi injireri wambaraga inkweto wambaraga bodaboda n'abandi iyo bayita bayicafuza gute sha nta muntu w'inaha wayicafuza nanjye Kigali nzayijyamo uzayijyamo ariko hagati aho ndabona nawe warabaye engineer ejo bundi wize kwa Korode ndagerageza Korode yaranyigishije Rudovi ndabona ukeye uyu munsi icupa uraringurira icupa vuga ati gaze yose ahubwo nta kibazo rwose koraho kabisa ahubwo akazi wabona karetse nkajya tukabanza tukajya kwiciye ingwagasa oya nabonye kiraka kwa ko nawe wabaye engineer ndagura rimwe wongeraho irindi rimwe wongeraho irindi nibyo nta kibazo ndarigura tari imyaka yaribaye myinshi hako hagati aho burya unanameze ne ufunzemo boku rwose nawe ariko